Muraho, ikintu abantu benshi batazi, abantu benshi bibwira ko betting company ari ahantu abantu bashyiramo amafaranga bagatsinda cyangwa bagahomba bitewe n'amahirwe gusa. Ariko inyuma y'izi app hari data scientist, hakaza statistician, hakaza machine learning engineers, hakaza behavior psychologist. Ntabwo ari kasino isanzwe rero, ahubwo ni systeme yubakiye ku mibare, probability na algorithm zikomeye cyane. Uyu munsi rero tugiye kureba uko ama-odi ashyirwaho, turebe uko company zirinda guhomba, turebe uko data ikoreshwa, turebe n'impamvu mu gihe kirekire systeme aba ariyo itsinda. Niba ari bwo kiza hano kuri Sojemo Tech and AI, nicyo gihe cyo kwita ukora subscribe. Mbere na mbere ubundi odi ni iki? Odi ntabwo ari guess, ahubwo ni igipimo cya probability cyangwa se profit ya marge ya company. Reka dufate wenda nk'urugero, hari umukino wenda wa team A na team B. Data ahangaha wenda ikerekana ko team A ifite 50% chance y'uko yaba yatsinda, nyine ari 50%. Naho team B yo ifite 30%. Ubwo chance yayo yo gutsinda ni 30%. Hakaza wenda na draw ifite 20%. Mu mibare yonyine ama-odi ziba ari wenda 50%, aba ari 2.0. Noneho 30% ubwo wenda aba ari 3.33. Naho 20% kakaba 5.0. Ariko company zo ntago zishyiraho ayo ma-odi, ahubwo bashyiraho team A wenda ikora 1.85, igashyiraho team B 3.10, naho igashyiraho na draw 4 wenda n'ibice 50. Iyo difference niyo yitwa marge cyangwa se housage y'umukino. Ni gute probability barwa rero? Company nibundi zikoresha icyo bita historical data, ubwo ni imyaka myinshi y'imikino. Nayo igakoresha icyo bita player performance, igakoresha injuries, igakoresha weather, igakoresha home advantage, igakoresha physiological factor. Ibi byose bishyirwa bundi muri model za statistical nyine y'umukino. Hari uburyo bukoreshwa cyane nka Poisson distribution, ubwo ni mu kubara goals cyangwa se intsinzi. Hakaza expected goal model times G, hakaza machine learning predictive models, hakaza ahangaha systeme nyine ibiri kubara amahirwe buri scene yayo ibishoboka. Naho hari indi mikino bita dynamic odds cyangwa se za live betting. Ahangaha rero muri ya mikino nyine yo mugirira live ako kanya. Ahangaha muri live betting rero ho odds zihinduka buri segonda. Impamvu ni iyi: ho system ibireba icyo bita buy position, ikareba shot on target, ikareba na za red card na time remaining. Ahangaha rero ibintu bihindutse, algorithm yo ihita ihindura odds zayo. Nta muntu uba wicaye aho ngaho wenda ngo ahindure manwa mu buryo nyine ari umuntu uhita ubikora, ahubwo ni systeme baba barashyizemo ya automatique, ikagikora wenda kuri 24/7. Niko izi live betting zo zikora. Naho hari icyo bita risk management, ukuntu babara risk. Company yo ntabwo iba igomba gutsinda gusa, urumva ntabwo ariyo yazajya ihora itsinda, ahubwo yo iba igomba kwirinda guhomba, ikoresha uburyo nyine yo itari buze guhomba. Urugero, niba wenda abantu benshi bashyize amafaranga kuri team A, naho company ishobora kugabanya wenda odds za team A kugira ngo nyine ishishikarize abantu gushyira kuri team B. Ibi bituma amafaranga rero agabanywa ku mpande zombi. Goal yabo ntabwo ituma team A itsinda cyangwa itsindwa, goal yabo ahubwo ni kubona profit, ikabona nyine inyungu regardless of result, ikabona inyungu nini, akaba ari yizira kuruta uko yabona inyungu ntoya. Naho tukata tujya ku cyo bita behavior algorithm. Hari ikindi gice kiba gikomeye cyane abantu benshi batabona. Ahangaha systeme yo ubwayo ibiri kureba uko wongera bet size, ikareba igihe uri gukina cyane, ikareba n'igihe utsinzwe, ikareba n'igihe utsinze. Iyo ubwonko bwawe buri mu byishimo byo gutsinda, uba ushobora kuba washyirirwaho promotion cyangwa se promotion kugira ngo ukomeze wongere ukine. Naho iyo uri guhomba cyane, nabwo uba ushobora guhabwa bonus, bakavuga ati nyine turaguha bonus runaka, ikagutera kongera gushyiraho kandi wari watsinzwe, wenda wari utangiye kwivumbira, bakavuga ati hari bonus. Ibi byose rero biba bishingiye kuri data yawe baba bafite, nyine baba babireba muri systeme yabo. Ariko nanone wakwibaza ati ese haba hari uburyo wenda bwo gutsinda?
icyo nakubwira cyo wenda muri short term cyangwa se wenda mu gihe gitoya, yego birashoboka cyane, ariko nanone muri long term naho biragoye cyane, kubera ko nyine mu gihe kirekire kuba watsinda igihe kirekire biragoye cyane. Impamvu ni iyi, ndaguha impamvu. Hari maji ya company ihora ihari cyangwa margin, hakaza emotional decision, hakaza icyo bita over confidence, hakaza na choosing losses, bakareba ibihombo nabo bashobora kugira. Ndetse ahangaha yewe n'abahanga mu mibare bashobora kuba batsinda igihe gitoya gusa, ariko systeme yo, kubera ko systeme yo iba yarubatswe yarateguwe nyine ku buryo mu gihe kirekire igumana advantage, inyungu ibiri ku ruhande rwayo. Rero reka turebe AI VC betting companies. AI tuyihanganishe wenda n'amakampani ya betting. Abantu benshi rero bajya bavuga ati nzubaka AI noneho imbwira uko nyine, ariko wibuke ko company nazo zikoresha AI, zo ahubwo ziba zinafite data irenze yawe inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kubera ko yo ziba zifite icyo bita data infrastructure nini cyane. Rero kurwana na system ifite wenda million of data point, ifite real time processing, ifite risk management team, ni urugamba rukomeye cyane, nabo bajya kubikora barabyizeho. Aho rero harimo isomo rikomeye. Ukuri ni uku nguku. Ubundi betting company ntabwo ari aho abantu barwanira gutsinda gusa, kubera ko ni technology company zo ubwayo zikoresha, kubera ko zikoresha big data, amakuru nyine manini yahanishe. Hari machine learning, ibo baba bazi machine icyo ari cyo, hari probability theory, hakaza na behavior science. Iyo wumva ibi rero ufata icyemezo ufite amakuru ahagije, iyo wabashije gusobanukirwa ibyo mvuze hejuru. Icyo bita powerful ending. Murabizi muri part 1 twabajije niba AI ishobora gutsinda Vieta, muri part 2 twarebye niba twakoze simulation, no muri part 3 nayo ndakeka twasesenguye muri physiology na addiction. Uyu munsi nabwo twinjiye mu mutima wa algorithm neza. Ikibazo ntabwo ari uko ukina gusa rero, nuko system ahubwo yo ikora. Iyo usobanukiwe system ushobora kuba wafata icyemezo cyiza, ndetse ugakina ufite discipline cyangwa ugahitamo kudakina burundu. Niba ushaka rero ko dukora part 5 ijya mu gice wenda cy'uko wakwirinda gambling addiction mu buryo bwa science, andika hasi muri comment uti komeza part 5. Kandi niba utakora subscribe hita uyikora, ukande na like, una sharing na video igera ahantu henshi, isharing ku nshuti zawe. Abakoze rero video nakagaruka. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.